gerayo mbere yuko amatora aba nubwo nta gihe gihari bavuze aya matora nta gihe bavuze izi ngabo zihagera marisha uro tugiye guhuza izi mpapuro tugoragoze turebe ikiriyo ijambo ni ryawe ijambo ni ryanjye nyine nkuko baza kwibona muri iyi nkuru haruguru wanavuze ko ari mu gicuku ariko ya ni saa 4 ya kumanywa kuko iyi nkuru yiriwe hejo yego wenda aho twahakosora n'ibyuko uno munyamakuru wanditse no nkuru ndabona na babiri ari Adeline Mutoni ari na Hortense nawe no mugabo ukora inkuru cyane kuri Kongo numwe wa muzungu wagiye zakishisha ubona rero ko hari ahantu ngo ibintu bya hari arabimastering ukuntu n'iki byose ariko nateye metero ndebe icyo bita M23 kugotagoma ariko nshaka gutandukanya ibintu bibiri amakuru asanzwe yaho ibirindiro bya M23 biri sibyo asanzwe azwi ni Kibumba niyo zakanya amahoro ku bantu bazi hariya ese ni kicanga nkuko tubyumva ubwo urumva busa nkugera uzenguruka Goma nshakisha rero kugira ngo ndebe niba hari amakuru no hadasanzwe ku birindiro bisanzwe bizwi ngo ndebe ko ari M23 yigiye imbere isatira Goma iva ku birometero wenda bimwe twavugaga hagati ya 12 na 20 ku havugwa ko iri hafi ya Goma ndavuga si ya kicanga ya devansinze igeze ibunaka runaka mbura uburyo kina nabigenzura ino nkuru bagenda nabonyemo irangamutima kurusha ko wabuvuga ko ari ibintu biteye kuri tere nicyo je nabivuga kuko uwo yanditse afite yanditse marangamutima ye manje mu kwisoma kwisesengura nkabivuga ntyo kubera iki kubera ko ntabwo mbwira ngo M23 yavuye Kibumba igeze Kanyarucinya kuko Kanyarucinya naho si mu mujyi wa Goma ariko nibura ubu usatira ku birometero byavuye kuri 20 byagiye kuri 10 hafi aho ngaho ntabwo ngo M23 yavuye Kicanga okay amakuru ariho muri rijoro nuko wenda koko M23 ishobora kuba yigaruriye ahantu bitazaburungu harya wakenye ko yanditse saa 6 z'ijoro saa 4 zari zamanywe no nkuririwe hejo ureba ko utari kubyitenya ko ngiye izo saa 4 nkubwira nayisomye banyereka ko imaze iminota 12 kandi za nijoro ariko nyine nanone iyi nkuru bashobora kuba wenda bari bayivuguruye ahubwo wenda bashobora kuyapudetinga kuko twayiganiraga hejo kumanywa n'abantu yego so nkavuga ngo rero no kuba M23 yabayinjiye muri kirorerwe ariko ntabwo biremezwa nijoro byose ntabwo biri bunyereke yuko M23 isatiriye Goma ku rwego n'umunyamakuru abyandikaho genda bihakana rero nkavuga ko M23 iri muri position ordinaire isanganywe ariko nta position extraordinaire yajemo ngo tuvuge ngo ikita rusange tukite ko M23 yagose bidasubirwaho Goma tikubera iki nibivugwa muri iyi nkuru yuko Goma isigaje inzira ziyisapurayinga cyangwa ziyinjiramo akavugamo amazi ayarasanzwe akavugamo inzira ya Minova ubwo ni Minova Sake Mugunga winjira muri Goma nubundi ni inzira isanzwe nyine izidasanzwe zifunze zisangwe zifunze si nshyashya zafunzwe gusa mu minsi ishize nko mu kwezi gushize Kicanga yari accessible uva za Mweso nahe hose ariko Kicanga M23 yarayifashe ariko urabizi nkuko bisanzwe M23 niyo mushaka guhita irabarekura mu kagenda ntago M23 bugifunga imihanda ni leta ibyanga ko abantu bakura ibintu mu cyerekezo cya M23 ariko se M23 yabujije abantu gutambuka haje hagaragara kenshi ko yagiye kuri modokari mukomeze mujyana ibicuruzwa byanyu iryo fungwa ryo riva kuri guverinoma ntabwo riva kuri M23 iyo mpamvu ntabwo twayitiriye M23 twayitirira leta ibanze ko ibintu bituruka aho ngaho ngo byinjire mu ifasi yayo so kugota Goma rero bivugwa kurenza ugusanzwe niko ntemera naho kuko gugomira gose simbihakana ariko ntigose mu buryo wavuga ko birenze ibisanzwe ngo tuvuge ngo byavuye mu ibara ry'icyatsi bigiye mu muhondo cyangwa byavuye mu muhondo bijya mu mutuku nta na kimwe mbona ku by'ibyo rero imirwano nayo ihari navuga ko ndabona nahoze nshaka ko tuvugisha amajoro w'ingoma ariko aho kudusubiza ngo tuvugane yadusubije mu butumwa bugufa aravuga ngo bonjour la guerre continue a Kibumba et Buhumba nubundi izi ni secteur opérationnel basanzwe barwaniramo gusa n'ubu ngubu ndabona ari ku murongo natwitaba turamuvugisha atubwira uko bimeze ariko akantu baje guhakana na akantu mbega ko kuvuga ko umujyi wagoswe kandi usanzwe ugoswe mu buryo buvugwa none se atari zindi iyi mihanda bavuga isanzwe ifunzwe kuva na kera nta mushya wafunzwe nta wafunzwe mushya udasanzwe ufunze nicyo nimo gushaka gusobanura nta numwe kuko umuhanda wa Kibumba ntiwambwira ngo ntusanzwe ufunze usanzwe ufunze umuhanda wa Kicanga ntabwo accessibility yawo wavuga ngo hari kidasanzwe no rusanzwe umeze ukomeze ibirindiro bya M23 biracyarizoza Gicanga kilometero hafi 70 uvuye Sake ubwo urumva ni hafi 100 uvuye Goma ni kilometero byinshi Kibumba barahasanzwe
urumva buhumba na cyumba birafatanye ntabwo FARDC yagiye imbere cyangwa yigira inyuma ni statique ni igihe n'ubundi ni ibihe bisanzwe biri aho nga ni statiko iri hariya nkavuga ngo rero mbanje guhakana ireme ry'uko M23 isumbirije Goma yes biruta bisanzwe ibyo rero wavuze ngo ndabona ati majoro ngo matitaba yego ibivugwa rero ngo byo bya Sadec nabyo washyizemo Sadec isanzwe iri muri Kongo ntabwo Sadec ari umutwe mushya ushaka kuza muri Kongo ihafite ingabo muri Kongo gute ihafite ingabo za Tanzania izamara muri za South Africa zikorera muri umbrella ya Roni niyo ya mission nyine yagiye gukubita mu 2013 ntabwo yahavuye ntabwo yatashye iriya deployment iracyari kuva na kera imyaka yose baye kuva imyaka 10 n'ingahe yose icyo ni kimwe ikindi gishyashya cy'abakije aha ngaha tukivugaho ni ukuba Sadec yabije uwumwe yonyine itari muri umbrella yande idakorera munsi y'ubushobozi bwa MONUSCO okay none Sadec yaje iri muri control ya MONUSCO nka Roni irarashe M23 rukansiye mu Rwanda no mu Bugande M23 irayibirinduye iragarutse ukaza kunkangisha none ngo Sadec yonyine ubwayo nibyo nakubwiraga ejo mu kiganiro cya Rio Talk mumbaza ngije gukora ibitangaza birenze ibyo yakoreye muri Roni none itakiri no muri umbrella ya Roni ujyanisha n'amafaranga bije ibikoresha ya Roni ujyanisha na competence urumva competence ya Roni donc no kuvuga ngo ubushobozi bwa Roni gukora wambaye insigne ya Roni urumva biraguha security yose ishoboka urasura murasa urumva ubreminga icyo ubreminga umva wanavuga uturiya sinamurashe reka tumuhe inkiko mpuzamahanga uko byiswe Roni none uburebere bwa Sadec yonyine itari muri Roni ni buremere ki ku buryo abantu bavuga ko bimakinga niyo ari kitangaza kigiye kuba muri Kongo tujye mu mafaranga urubona uriya mutwe ngo zabaye twari Sami ADRC ujye umutwe wa Sami muri Mozambique wa Sadec ubwayo bwite ukuntu ibibazo bikunze kuza hariya cyane ko abahanga mu busesenguzi nahoze mbona bandika bavuga ko bashatse gupima ngo barebe imbaraga Sadec yakoresheje muri Mozambique na Sigise yagize basanga iyo hataza kuba ingabo z'u Rwanda bagiye baterana inkunga kugira ngo niza Mozambique kugira ngo bagire ikintu bakora basa nabavuga ko na Sadec itari gushobora bari abajihadiste bo muri Mozambique noneho bashaka gushyira ku munzane abajihadiste ba Mozambique n'ubushobozi ibyo bita force de frappe imbaraga za M23 nicyo barwanira byose ubishyiramo imbaraga za gisirikare ariko no kuri M23 ifite irwanira gutandukanye nuko abandi bitwa ibyihebe cyangwa abajihadiste batari mu gihugu cyabo bavuye ahantu hose bakaza kwigarura ubutaka butari ubwabo abandi bararwanira iwabo bakavuga bati se aba bantu batashoboraga kwigondera ku buryo bworoshye inyebebe zavuye ibuna kazi kaza kwigabiza ubutaka bwa Mozambique noneho bafite imbaraga zingana iki kuza guhangana n'abantu barwanira iwabo banafitanye igihango na leta ahubwo leta yanze kubahiriza Sadec ubwo rero yakoreraga muri Roni yishyize ku ruhande kaza yonyine abantu bagahita bayishyira hasi cyane mu bushobozi n'ibyo yageraho bakabishyira hasi icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kuba Sadec yaza muri Kongo ni umuryango w'ubukungu nabisubiramo ibyo nakubwiraga ejo bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo ikaza ije kuhasimbura n'ubundi undi muryango uri kuri ligne horizontale yayo wa EAC ariko uwo muryango ufite ingredient ufite akarusho urusha Sadec ko kuba ahabera ibibazo muri Eastern Congo n'ubundi hasanzwe habarizwa mu buryo bworoheranye hahahirana nicyo cyogo cya Afurika y'Iburasirazuba babyita iyo factor ya proximity no kuvuga ngo Sadec ivuye mu majyepfo ibi mvuga abantu wenda baraza ko kutwunganya kuri telefone none ibashize gukemura buriya muri geopolitique ibyo birakora ntago ije gukemura ibibazo bibangamiye amajyepfo mu buryo bwihariye icyo gisata ntabwo cyo kibangamiwe kuko iyo uvuze amajyepfo nshatse kuvuga na yawe ibibazo Sadec ije gukemura biza biri ku mupaka wa Zambia urumva biri ku mupaka wa Angola ari amoko yambukiranya imipaka ari muri ibyo kuko arahari burya ari ubwoko bwambukiranya imipaka buva muri Angola bukaza muri Kongo bikunze no guteza ibibazo naho nubwo atari byinshi abarubuzi ko baba muri Zambia bakabona muri Kongo buri ari abaruba babangamiwe barwana nka kuri M23 irwana bakaba ari bwa bwoko buba muri Angola bwambukiranya bukaza no muri Kongo burwana buri mu kibazo hari ukuntu burya muri geopolitique washyiramo Sadec bigafitingamo ariko Sadec ije gukemura ikibazo cyabavuga ikinyarwanda barwandofone bo muri Kongo n'abandi bantu bo muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru babangamiwe ubwo na ituri wayishyiramo iyo miryango ikomporeninga uburenganzira bwayo
ubusanzwe ushatse bavuga ko nta gihugu cya Sadec ibarizwamo ngo uvuge ngo Sadec irazi iyo proximity criteria irazi jouerore iyi cyangwa iriya noneho ahubwo Sadec ije kwimura no gusimbura abo muri East Africa ushobora kuvuga ngo ntacyo bagezeho ufite ukuntu wabijajinga cyangwa se icyo bagezeho kidahagije ariko uje kwirukana abantu bafitingagamo kubera iki bafitingagamo ni Uganda iri muri EAC ariko isanga ngo n'impunzi n'igihumbi na Museveni aretse kubitangaza z'abavuga ikinyarwanda baburana urumva hari ukuntu bimutusha nka Uganda u Rwanda ntabwo ruri muri Kongo muri no minsi ariko nabwo uvuze ko ariko rubitse impunzi zitari nkeya z'abakongomani mu nkambi zigeze kuri zingahe u Rwanda oya Uganda niyo ifite benshi ifite ibihumbi 440 u Rwanda rufite 84 ariko nabo byararenze ijana ubu byamaze kurenga ijana bimaze kurenga ijana n'abarundi n'abantu nk'abo ngabo Sadec rero ikabije mu bajiji itari umujiji ariko ni mambure wa Kongo ni mambure wabo ariko iyo ukemura ibibazo ibyo mwitaje ho politike nyine iyo ukemura ibibazo niyo ntuzu yirebaho niyo criterio yirebaho uje gukemura ibibazo masteringa usobanukiwe kurusha abo uje gusimbura ubu Sadec yafitinga mu kibazo cyavuga ikinyarwanda kurusha abantu bo muri EAC kandi iyo catastrophe zibaye ingorane zikaza ahita birukira muri EAC nibifite izo mpunzi nyinshi ntabwo impunzi z'abavuga ikinyarwanda nyinshi ziri muri Zambia ntabwo simvuze ko nta n'umuhara ariko ntabwo ziri muri Angola ntabwo zibangamiye mu by'ukuri Sadec mu ijambo rimwe mbikubwire gutyo gusa nubwo Kongo iri muri Sadec ariko ntabwo avuga ngo Sadec ibangamiwe n'iki kibazo mu buryo buri direct iyo ubwo ibibazo byabera mu burasirazuba bwa Kongo byanze bikunze bihinduka umugogoro wa EAC kurusha Sadec ibyo byumvikane gutyo umbwira ngo Kongo ni imwe ibyo biramureba n'uburenganzira bwe ariko nitujya muri strategy za geopolitique ndakubwira ibyo ndimo kubwira haruguru icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kivugwa muri no intervention ya Sadec ariko ngo kizanagorana wabonye yuko hari Sadec yabwiye Lorenzo Wangora wari nawe ukuriye Sadec ati ariko uhomora ibintuze uhomora ibikuta ukubita ibipfuso ugire gute urebe ukuntu huza perezida w'u Rwanda na perezida wa Ntuzi ko yaraherutse kuvugira muri iyi Nairobi muri Kenya avuga ko byananiranye ubwo nyine we yavuze ko inzira y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo rwose itagishoboka ubwo nyine irananiranye baracyamwikoreza umusaraba nyine udashoboka bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo mu yandi magambo mu bintu byose Sadec ifitiye ubwoba n'umutima uhagaze M23 urumva barwana bagatsinsurana umwe akanesha undi yakirukana undi ariko kuza cooperatinga muri Eastern Congo uzi ko cooperatingira iriya mitwe yitwaje intwaro leta yagize abareserviste including Fdrl urumva biriya bintu uriya muzigo wo kurwanira kuri terrain iriho Fdrl ni umuzigo igihugu gishyira mu gaciro kiza imibare kitashobora gupfa gukinisha igihugu gifite uko kiyobowe inteko ishinga amategeko izabanza ikicara ikemeza ko abasirikare bajya muri uwo mutwe urumva abasirikare biri professionnel kuza gukorera kuri tere kuri firidi iriho Wazalendo iriho umwe Fdrl kandi uri questionable mu rwego rw'isi ni ikintu gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane no kuvuga ngo Sadec kuza hariya rero muri Kongo ihafite ikibazo cyo kizaza kurwanira ahantu hari indi mitwe yitwa ibyihebe mpuzamahanga nka Fdrl kuko izasabwa kuza isanga leta yabisaba reserviste turimo kujyana baze professionnel baye ibikoresho byabo amategeko bize y'intambara ariko baje kurasa M23 n'urugero ariko nibareba iburyo bajya babona umuntu ufite ambureme ya Fdrl ubwo urumva icyo bisobanuye mu rwego mpuzamahanga nibakebuka iburyo babona umuntu urimo gukurura Kalashnikov na Kambambiri na Rugabire utarigeze bigana igisirikare bwa kutige nkunda igihugu cyanjye patriote we cahanga nanye cahanga hagejwe n'abazo utubwira ko urugamba rwashyushye bari abantu bahita biyomeka kuri M23 iyo ni ingingo yenda uze kwimaza utaza kutuba mvanga ibintu oya hari urumva nimba abantu bari kuvuga ko aba bantu bashobora kuza muri iyi Sadec ishobora kuza ariko bakandi babona uburyo igiye kuza mu buryo bw'ubuhuri bumvikanyemo na Sadec muri bwa buryo bw'izi communauté sous-régional bagaragaza ko nabyo ubwabyo bishobora kubyara intambara nk'inyandiko naraye ngerageje kurambura muri iyo mizingo yazo abantu bankurikire ku muyoboro ndi gukoresha kuri YouTube witwa Iwacu Info hari aho bapropoza ko Sadec ishobora kuza bikabyara intambara ariko iyo ntambara ikaba yaterwa nuko hari ibihugu bibiri muri membre wa Sadec nako muri membre wa EAC batari kubona vision
ya M23 vis-a-vis n'igihugu cyabo kimwe n'abantu bo muri Sadec. Abo bantu babona ko ibyo bihugu bibiri byanze bikunze no mu mbwirwaruhame zabo cyane ko ibyo bihugu nta nibyo kwisonga byikoreye umugogoro w'ingaruka zabo zizo munzi nkuko wabivugaga zabo bantu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda bakavuga ko rero byanze bikunze mu gihe EAC yabi bivuyemo EAC yitahiye ibyo bihugu bishobora kuba byafasha bishobora kuba byakumva M23 kirwanira noneho bakaba bayifasha. Aho naho nari ngiye kugera noneho havuga ngo kuko reka hari akantu uvuze mu kanya ngo kubona nyine ibyo intereza M23 ariko nanone niba Fdrl niriya mitwe isanzwe y'Wazalendo ntabwo busanzwe bari abantu bari abasirikare ni mu rwego n'abamercenaires bashyiriho Wiringoma yarambwiye Wiringoma yarambwiye ngo ware kuwayita Wazalendo ngo ni kutukana sisi ngo sisi ndisi Wazalendo ubwo baba barwanira izina byo n'uburenganzira bw'abakongomani ariko ndakubwira ngo barwanira izina aho garagendera muri context ariko harimo uruhande rwo kurirwanira mugani harimo kurirwanira kuko nawe bavuga ko Wazalendo ngari abakunda igihugu nawe bamwita ikihebe ubwo nawe abita ukundi sinzi ukuntu ajya nabita ngo ni takataka none nkakubwira ngo rero reka tubivuge mu mazina yabyo takataka. Sadec iraje urumva isanze kuri firidi y'intambara mu mercenaires mu mercenaires n'abacanshuro ahanganda ahita nanakwibutsa burya ko imikoreshereze y'abacanshuro Union Africaine umuryango wa Afrika yunze ubumwe ubundi imikoreshereze y'abamercenaires ku mugabane wa Afrika yashyizweho akadomo kandi Kongo ni igihugu cyashyize umukono kuri ibyo bintu burya abacanshuro baraciwe muri Afrika none Sadec iraje iri muri Afrika nayo no muryango uri anda wa muryango twavuze wa Afrika yunze ubumwe isanze ibyo bihugu byashyize umukono guca abamercenaires n'abacanshuro bo abo bantu baciwe mu myaka runaka ishize babasanze kuri firidi icyo si ikigusha cya mbere hanyuma barongeye baraje basanze umuntu ufite flag cyangwa se insignia kunuze ku rutugu ya Fdrl for instance baraje basanze agatogo k'Wazalendo bambaye utuntu tumeze nk'udutambaro ku maboko urumva yego abo baje nk'abaprofessionnels baje basanga abantu professional gutyo batanemewe bamwe bafite n'impapuro zibata muri yo ku rwego mpuzamahanga ubwo ndashaka kuvuga nka za Fdrl noneho ubwo urumva ko akantu nanishatse gushyiraho mu kanya nubwo wenda ukuri isaha tuvugana izo expectations kuzigira bitoroshye kuvuga wenda ngo uravuga ngo ibi nibi cyangwa biri ariko buri muntu wese na insigne yambaye afite igihugu kimuhiga muri bya bihugu bituranye nande na Kongo uwa Fdrl akimara kubona ko Sadec mu byije kurasa itarimo hari igihugu gishobora kuvuga ati okay ntacyo nimujye mu Rwanda intambara zanyu tuzatubisikana mu misozi mwambuka umusozi nakwe twambuka undi tujya guhiga uri menace kuri twebwe urumva ukuntu ya ntambara yabaye ngari kuko niba u Rwanda retse gukoresha inama accord diplomatique y'abadiplomate bo mu Rwanda mu byo bababwiye bakavuga ati tuzi ko no muri Kongo hari amercenaires 200 basigaye barwana alongside ya Fdrl buryo ubundi muri diplomasi bakubwiye bati no kubarasa birashoboka mu yandi magambo tuza aho bari n'umubare wabo n'abatera inkunga urumva Fdrl yivanze irondo ryavanze n'amabande yivanze n'abamercenaires n'abandi none na Sadec ije muri uwo mubare wabivanze na Fdrl intambara se yeruye ubushobora kwibona kure ubundi Sadec yagombye kumenya Amerika avuga iti tugiye kurasa M23 ariko tukurasire na Fdrl ubundi we leta ya Kongo n'abapatriote bawe bajyane ku ruhande bajyane kuri firidi yabo ubundi se wa mwanzuro muri za processes ntibuko banza ari kandi yo nihurizo rikomeye cyane Bujumbura bavugaga ko imitwe y'iminyamahanga igomba gutaha ibyo byayishuwe gute ariko burye bareba bagenda bafunze inguni kuri M23 ariko izindi ngingo ntabwo batwereka icyo bazikoze niyo mistake nyine niyo twari tugeze no kuvuga ngo Sadec iriho izo za MONUSCO ziriho ariko iyo bageze mu ubundi ubusanzwe nta nubwo kuringaniza Fdrl na M23 byari bikwiye kuko nta M23 ifite ntabwo isi yayirankinze mu mitwe y'ibyihebe ni Kongo ibyivugira ubwayo n'amatangazo ya Sadec nagajya ashyiramo ngo M23 terrorist ntabwo urayibona ariko Fdrl ku rutonde rw'ibyihebe ku isi ibyo ni ibisanzwe kandi Sadec no kuba M23 iri kurwanira ku butaka bwabo ibyo nabyo biha indi legitimity no kuba Fdrl iri muri cause M23 irwanira gukurwaho
Yego. noneho ukajya ujya kubashyira ku murongo utambitse ntabwo ubundi biba ari byo, ariko reka tuvuge ngo bo nuko babigenza nta kindi bitayeho. Ariko banabigenje gutyo nubwo njye mbona wenda bitaba binyuze mu kuri, bakavuga bati okay, nta marangamutima dufite, turarase M23 turase na Fdrl. So kuza kwa Sadec rero birimo ikihe kitendawiri, birimo ikihe kizami, birasaba Kisekedi vuga ngo banza wirukane, ukiriyaringa ahantu tuzarwanira, ukuremo M23 manako ukuremo Fdrl, ukuremo Nyatura, ukuremo Mayimayi zaza kutumba zose na za ADF, ntituzibone imbere yacu, tuze tukurasire M23. Ariko niba rero muje kurwanana n'abo bantu bafite ibindi bihugu bakweshoninga, still murasakirana na bya bihugu. Niyo mpamvu rero Sadec ishobora kuza ikisanga iri mu ntambara kandi iyo itoroshye. Niyo mpamvu ubona banashyizemo akantu bati banza wumvikane. Kumvikana u Rwanda kuso ukundi ni ukuvuga ngo mwanze mwumvikane icyerekezo cyaho Fdrl izerekeza, kugira ngo tuze kugufasha ko kurwanya iyo M23. Kandi mu yandi magambo Fdrl ikibazo cyaho gikemutse n'impamvu zo kurwana za M23 zaba zigenda zicika intege, kuko ziri mu M23 nabyo isaba ko Fdrl ikurwa ku nzira n'imiryango y'abari basore n'inkumi bakabona ahantu bataha bajya. So ni ikizami gikomeye. Sadec kuza kurwana ni kimwe, ariko Sadec kuza kurwana irwana n'abo bantu bari questionable mu rwego rw'isi ni ikindi kizami cya kabiri. Leta Kinshasa nayo yahaye imbunda Fdrl n'abari ba Wazalendo, kuba ari izasubira inyuma ikabanza ikavuga ngo meya kurupa ngo twakoze amakosa ngo ni mudusubize imbunda zacu, ntirishobora ko banaziyisubiza. Ahangaha rero turasozereza kuri iyi ngingo ya Sadec. Birarangira ubona ko Sadec kuza kwayo nta gihugu kizemera gushora ingabo zacyo ahantu kuri iyo firidi imeze gutyo. Birangire rero ibishiriye mu magambo nyine ko nabivuga nka Marishari. Nta gihugu kiyaminiye kiyuba kivuga ngo tuzaza kurwana twavanze ingabo na Fdrl na Wazalendo abantu bameze kuriye. Ni umutego batega Kisekedi, basa n'abamushuka bati turakumva, ibyo uvuga turabyumva, ariko nawe nturishyashya mu yandi magambo nicyo bivuze. Nicyo mbona jewe nuko nabivuga. Sadec kuza, ariko reka tunavuge ngo iraje noneho yemeye no gufatanya nabo bose. Yego. Nubundi zahomba nkuko yahombye muri 2013, cyane ko amakuru mfite nuko M23 ibi byose birimo kuba yongeye kubyutsa intambara yarabyiteguye. Yarizi ko Sadec hari nyine nahasanga ahubwo banza ivuga iti yatinze kuturwanya, twaje tuzi ko ya Tanzania hari, ya South Africa hari, ya hose hari, tuvamo mu foroma Sadec nshyashya kandi hari yo tuzi hari itarajya mu kazi ngo tuyibone. Bashobora kuba barongeye kubyutsa intambara biteguye kurwana nabo bose, kandi barwana bariya n'abasirikare. Byose bivuze iki? Si ubwa mbere baba barwanye, kurwana se birarenze. Hanyuma se cya kindi ejo nakubazaga kuba hari ibihugu bimwe biri muri EAC byagera muri Sadec bakaganira bakemera basubiramo interuro zimwe cyangwa zinahakana bagafata ibyemezo bimwe na bimwe bivuguruza ibyo EAC temera, byo ubibona gute? Kandi bose bavuga ko bagamije kurengera ari umwe. Nubundi igisubizo nagusubiza nicyo giye kuguza gusubiza. Uburyo ibihugu bibana byo mwita diplomasi ushatse wanabyita uburyarya, kuko ibihugu biryaryana. Niba ibihugu bya EAC, kuko hari ibihugu biri muri EAC biri muri Sadec, iyo biri muri cadre ya EAC igihugu gitera imetero kikareba inyungu zacu zagarukira he, urumva? Cyajya no muri Sadec kikareba ngo inyungu zacu zagarukira he, ushobora no gusanga izo nyungu zihabanye. Icyingenzi nuko babyita inyungu ku mpamvu zabo. Ibihugu muri Sadec biri no muri EAC ni Kongo na Tanzania, ngira ngo sinabyinshi bihuriye muri uwo muryango. Iyo miryango gomba ko ari ibiri, ariko hari indi miryango bihuramo nka CRGL bihuriramo, za CEAS ushobora gusanga bihuriyemo. Uziko iki kibazo cya Kongo kirimo imiryango myinshi mpuzamahanga, ariko tufata n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe by'umwihariko, byose bihuriramo noneho icyarimwe. Ariko ibihugu nabyo binabana sometimes bisa n'ibinahemana, urumva? Bivuga bati turebe ko twava ahangaha amahoro, sibyo? Yego. Ariko ibintu tubyemera ntituzabishyira mu bikorwa, tuzagira gute ibintu nk'ibyo. Rero ntago bajya hari ngo bavugishe ukuri bose, ariko ni ibisanzwe ibyo ngibyo nta birenze. None se wakabayumbaza ngo ubuse Rwanda kari yabereye ya nama Sadec, hakaba hasanzwe stati n'amasezerano ya Rwanda y'ibihugu byashyizeho umukono. None se ugize ubona iyo stati ya Rwanda igaruka muri bintu bya Sadec? Bavuga Rwanda kwayo, bakavuga n'imyanzuro ya Sadec kwayo. Nyamara kandi birimo kugenderwaho muri Eastern Congo, muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana uyu munsi bishingiye ku masezerano ya Rwanda, yaba sizifa ivugwa, yaba imirwano yongeye kubura, yaba M23 kuba kantone, yaba iki byose
perezida ubwe wa Sadec Lorenzo sibyo ni initiateur ni umuhagarikizi w'ayo masezerano ya Rwanda afite muri tiruwari y'iburyo ariko barimo gufinda finandi yo kujya muri tiruwari y'ibumoso mu buryo butuzuzanya. Ibyo birasanzwe rero ko hamwe ufata umwanzuro ahandi ukongera ugafata undi, ahasigaye no ku buri wese azagera inyungu ze zirimo, aho azifata aho atazifata, aho yabeshye bagenzi biwe kugira ngo inama irangire bitahire, nta kindi kiba kirenze n'ibyo ngibyo. So nkakubwira ko rero simbyita kwivuguruza kw'ibihugu cyangwa kutavuga rumwe kw'ibihugu, ni kw'ibihugu bibana. Ushobora kuba mu muryango 10 ukayijyamo yose ukavuga uti ni nko gucanga ikarita. Ko bavuga ko M23 yabiri kurwana iyi ntambara muri iyi nkuru ya igihe birimo, M23 ngirimo irafata biriya bikigamije gutugarika Kinshasa yemere kuga ibiganiro. Ababibona nk'iturufu yabageza ku biganiro koko. Reka ngusubize nka Marshal. Nta muntu numwe uri shwaka M23 ishaka biriya biganiro ku mutima. Ibintu byo ku mutima no ku munwa tujye tubitandukanye. None se bundi biganiro M23 ajyanye na guverinoma byayibyariye iki? Nubundi irabisanganywe. Imyaka kibaza ngo marangupa ahita gukupa nyine. Nabajije koko ibi biganiro n'amasezerano mwarwandiraga mbere na mbere muvuga biracyafite agaciro mu byo mufitiye inyota, ahita arangupa. Nanya nagukupa. M23 hari ibintu bivugisha amagambo ariko hari ibintu bivugisha umunwa ariko bitari ku mutima. None se bimaze imyaka 19 ashize imyaka mungu inga 10 hafi n'5. Yego. M23 yumva yitisa amasezerano iki ibiganiro, ubundi bona probably mu biganiro havamo iki kitavuye mu bindi. Urakoze cyane, ndabona mugenzi wacu Danton